It was back in the start. Yes, mu bice by'igihugu bigiye bitandukanye reka nizere ko mwese mumeze neza, ndabasuje cyane. Iyi ni Today, ngendiraho nari nshima Imana. Muri studio ntabwo ndi ngiye nyine, ndaje ngo tuganire hano mu kiganiro ubuzima n'imibereho. Ndi kumwe n'abantu bagiye batandukanye, reka duhere imbere yanjye. Minisita wa Mineva, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, ndabashimiye kuri Today. Yes, turi kumwe kandi na Minisita wa Liturgia, nawe turakwakira. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi n'umugaragu w'ikoraniro Abungeri rikorera ubutumwa hano muri campus ya Rukara. Berije turakwakira. Murakoze cyane. Yes, ndaje ngo tuganire. Ni kenshi tujya twumva bavuga ngo Minisita. Yo bavuga Minisita abenshi bahita bumva ko bagomba kuba bambaye costume. Costume wayishize ikibabi kiri. Urabona ko naje mbyambariye rwose nta kibazo. Yego, noneho mwatangira mutwibwira. Amazina yanjye nitwa Obed Nirere, niga mu mwaka wa 3 biologie na chimie no kubyigisha. Ninjye Minisita wa Mineva, Minisiteri y'Iyogezabutumwa ikorera hano muri Charismatic Abungeri URCE. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Amazina birafasha Marie Fabrice, niga mu mwaka wa 3 imari na biologie no kubyigisha. Nkaba ari njyewe Minisita wa Liturgia, Minisiteri ishinzwe imigendekere myiza y'isengesho. Murakoze cyane. Murakoze, nanjye amazina ni David Niyonkuru, niga level 3 SME, ndi umugaragu wa groupe Charismatic Abungeri URCE. Nishimiye kuba ndi kumwe namwe muri aka kanya. Murakoze. Yes, murakoze cyane rero, ikaze kuri Reni Today. Tujye tukugenda tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Turaza kurebera hamwe isengesho, turaza kuvuga ku gitaramo, ariko kandi turaza no kuvuga ku cyaha icyaricyo. Turagenda twongeramo n'utundi. Reka dutangiye rero. Ni kenshi tujya twumva ngo korali runaka yateguye igitaramo runaka. Ese ni igitaramo Charismatic cyangwa ni igitaramo Charismatic cyaba kiri muri injyana bimwe abandi bita concert? Wenda reka Minisita wa Liturgia atubwire. Murakoze cyane. Igitaramo Charismatic gitandukanye n'ibindi bitaramo nyine tugenda twumva bita concert. Igitaramo Charismatic akenshi nyine dusingiza Imana umutatu butagatifu, tukongeraho n'igice cy'umubyeyi Bikira Mariya. Wenda tugiye ku bindi bitaramo, akenshi nyine usanga igitaramo gisanzwe hari n'intego wenda bagikoze bashaka kugeraho, wenda mu buryo bwa income cyangwa bashaka wenda nko gushimisha abantu. Igitaramo Charismatic rero twe tuba turi gutaramira Nyagasani mu buryo nyine butandukanye, no mu bice bitandukanye nk'uko nababwiye ubutatu butagatifu, Imana Data, Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu, tukongeraho n'igice cy'umubyeyi Bikira Mariya. Murakoze. Yego, noneho ngo ni kenshi abenshi bakunda aho byashyushye. Kubera iki igitaramo ari ngombwa by'umwihariko mbere isengesho? Murakoze cyane. Igitaramo aba ari ngombwa kuko Minisita wa Liturgia bivuze, ni uburyo bwo gusingiza Imana mu buryo bw'indirimbo, ariko nanone bidufasha ko turuhuka cyangwa se tukibagirwa bya bindi byose twari turimo turi hanze y'ibyo twahihikanaga nabyo, tukabanza tukabyibagiza turirimba, kuko akenshi burya kuririmba ni ibintu byiza cyane, bigufasha kwegerana n'Imana mbere y'uko utangira kuyisingiza no kuyitura ibyawe. Wabanje kuririmba wumva ubohotse nta kibazo. Murakoze, nuko byumva. Yego, Minisita wa Mineva arakoze. Abantu benshi bagira ubwoba bwo kuzamura amajwi mu ngo batera amakorasi. Byo urabivuga hiki? Murakoze cyane. Njye ndumva umuntu ufite ijwi, mbere twiga muri segonderi bajyaga batubwira ngo umuntu wese ufite ijwi aba azi kuririmba.
njye ndumva niba wifuje gutera indirimbo cyangwa wifuje kuzamura ikorasi ujye wemvura roho mutagatifu izamure nta kibazo. Ndumva nyine nta muntu uhejwe mu gice cy'igitaramo, twese nyine turatumiwe. Mu gihe wumvishe hari ikorasi ikujemo ujye uzamura nyine usingize Imana. Yego, mbere byatangiye hakoreshwa amakorasi y'abaporoso mu gitaramo, ubu birimo biragenda bicika gake gake. Kubera iki hari gukoreshwa cyane indirimbo za Kiliziya Gatolika? Kubera iki Berije? Murakoze cyane. Nk'uko mwabivuze, Protestant na Kiliziya Gatolika ni ibintu bibiri bitandukanye. Ikoraniro Charismatique rero twese duherereye muri Kiliziya Gatolika, niyo mpamvu ibyo dukora byose tubikora tugendeye ku murongo wa Kiliziya Gatolika, ntabwo tujya kure yayo. N'amakorasi yacu rero agomba kuba atandukanye n'ay'abaporoso cyangwa se abaprotestant, kuko turi muri Kiliziya Gatolika tugomba gukora byose ku buryo bw'umwihariko nka Kiliziya Gatolika. Niyo mpamvu rero dufite gahunda cyangwa se dukomeje kuva muri ya makorasi yayandi y'abaprotestant, ahubwo natwe tugakoresha ayacu asingiza Imana, asingiza ubutatu butagatifu twifitemo muri Kiliziya Gatolika. Murakoze. Yego, urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ndamutse nanjye mpimbye yanjye ikorasi yanjye mwayemera? Murakoze cyane ku kibazo cyiza tubajije. Byaba byiza cyane uhimbye ikorasi, twayemera rwose. Ahubwo niba hari ikorasi nyine wifuza guhimba, ahubwo byaba ari byo byiza ukazayituzana tukajya tuyikoresha mu isengesho. Yego, ntako bisa. We always need innovations. Muri Kiliziya Gatolika twifitemo natwe impano, ntabwo tuba dukeneye yuko duhora twakira amakorasi yavuye mu yandi madini, dukeneye natwe kwihimbira yacu. Ni muri urwo rwego rwose nanaboneraho gushishikariza benshi batandukanye nibahimba amakorasi rwose, kandi tuzayemera adufashe gusingiza Imana. Murakoze. Ni byiza guhimba ikorasi, ariko nanone ukita ku mwihariko ndetse n'umwimerere wa Kiliziya Gatolika, kuko nanone ufite kuyihimba cyangwa se ukajya kure nyine y'ibijyanye n'imyemerere yacu nk'abakatolike, urumva nanone icyo gihe ari ikibazo. Ikorasi ni nziza ariko nanone idufasha nk'abakatolike. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ndongera ngo baze ikindi kibazo Minisita wa Mineva, kubera iki abasore batajya bakunda gutarama cyane, kwirekura biba byanze, kubera iki? Murakoze cyane. Abasore akenshi bakunze kwinangira cyangwa se kwanga kwirekura mu gihe cy'igitaramo ahantu hamwe na hamwe, ariko mu by'ukuri ntabwo ari rusange. Usanga nyine ari mu duce tumwe na tumwe bitewe n'uburyo ikoraniro runaka ryubakitse. Hari aho usanga hari ikoraniro rigizwe n'abakobwa n'abasore, ugasanga rimwe rigizwe n'abasore gusa, ugasanga rimwe rigizwe n'abakobwa gusa. Akenshi rero amakoraniro arimo abakobwa n'abasore, usanga abasore icyo gihe bakunze nyine kugira ute kwinangira cyangwa se bakifata, bakumva ko iby'amakorasi ari iby'abakobwa cyangwa se ari bakwiye gutera amakorasi, bitewe n'uko nyine bamwe haba bafitemo abafiyanse babo, baba bafitemo abo batereta, ariko bakagira isoni. Ariko ntabwo byari bikwiye. Muri roho mutagatifu cyangwa se mu buryo bwo gusingiza Imana, buri wese yaba umukobwa yaba umusore yemerewe gutera ikorasi rwose. Murakoze, ndabashimiye. Ikibazo ni uko bashobora kuba bafitemo abafiyanse babo. None se abo bakobwa bo n'abafiyanse bashobora kuba bafite? Birashoboka ko abakobwa baba bafite abo bafiyanse nabo, ariko akenshi abakobwa bo burya urabizi, hari utuntu bakora akumva nta soni afite ku giti cyiwe, ariko umusore urabizi ko hari nk'igihe kigera wenda ugasanga habayeho nk'igikorwa mukaba muri kumwe n'umukobwa cyangwa se umusore ari kumwe n'umukobwa, ugasanga umusore we yanze nko gukora igikorwa runaka ngo nuko ari kumwe n'abakobwa, ariko umukobwa akagikora ari proud yacyo. Rero akenshi usanga abakobwa bo baba bumva nyine bari open ku buryo basingiza Imana batitaye ngo abasheri babo barabareba, akumva ko no gusingiza Imana ari umukobwa sheri wamureba ari byiza cyane ko yanarushaho kumukunda. Murakoze. Murakoze cyane. Reka nano twinjire neza mu isengesho. Igitaramo cyo turagenda tukigarukaho gake gake.
yego isengesho karisimatike ni iki Marie Fabrice? Murakoze cyane. Isengesho karisimatike ni isengesho dukora twebwe nk'abakarisimatike dusingiza Imana mu butatu butagatifu. Ibisingizo dukoresha ni ibisingizo mvamutima. Ntabwo ari isengesho nyine riba ryanditswe ahantu nyine ngo tujye turisubiramo, oya, ahubwo ni ibisingizo mvamutima, ibisingizo tuba dukuye mu mutima wacu. Noneho isengesho karisimatike risozwa n'igice cy'umubyeyi Bikira Mariya. Yego urakoze. Muri make ubundi hari ubwoko bungahe bw'isengesho? Murakoze cyane. Isengesho karisimatike ririmo ibice bibiri. Hari isengesho karisimatike rirambuye, hakaba n'isengesho karisimatike louange. Noneho ushobora kutubwira muri make ibice bigize iri sengesho umaze kuvuga? Murakoze cyane. Nk'uko Berije amaze kubivuga, isengesho karisimatike ririmo ibice bibiri, isengesho karisimatike rirambuye n'isengesho louange. Ibice byose by'isengesho navuga ko yaba bitewe n'isengesho twakoresheje iryo ari ryo ryose, byose tuba tugomba kubyubahiriza. Mpereye mu kuntu nyine isengesho, ibice by'isengesho, ubundi isengesho karisimatike dutangira n'ikimenyetso cy'umusaraba. Gutangira n'ikimenyetso cy'umusaraba tukicuza ibyaha. Nyuma yaho duhita dukora igitaramo. Igitaramo nacyo tugisingiza mu buryo butatu butagatifu, tugasoza n'igice cy'umubyeyi Bikira Mariya. Iyo dusomaje gukora igitaramo dusoreje ku gice cy'umubyeyi Bikira Mariya, duhita tugera mu gice cy'isengesho nyirizina, aho naho dutangira dusingiza ubutatu butagatifu. Nk'uko nababwiye ko isengesho karisimatike ari ibisingizo mvamutima. Dutangira dusingiza Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu. Iyo tumajije gusingiza ubutatu butagatifu, duhita turirimba indirimbo mu majwi yatuye n'atatuye. Iyo tumajije kuririmba iyo ndirimbo, duhita dukurikizaho igice cyo gutabaza Roho Mutagatifu. Nyuma yo gutabaza Roho Mutagatifu, naho nyine dutera indirimbo yo gutabaza Roho Mutagatifu, nayo tukayiririmba. Nyuma y'iyo ndirimbo hahita hakurikiraho igice cy'ijambo ry'Imana, aho ijambo ry'Imana bitewe n'ahantu ijambo ry'Imana twasomye dushimira, bitewe n'ahantu ijambo ry'Imana twasomye tukanasaba. Iyo twasomye mu isezerano rya kera dushimira Imana Data, tugasaba Imana Data. Twaba twasomye mu isezerano rishya tugashimira Yezu tukanamusaba. Iyo igice cyo gusaba kivuyeho, ukumva iyo ijambo ry'Imana rimajije kuvaho, hatakurikiraho igice cyo kuzirikana. N'ahandi nyine twese dutuza tukazirikana ku ijambo ry'Imana tumaze gusomerwa. Twamara kurizirikana tugahita dushimira. Nk'uko nabibabwiye, dushimira bitewe n'ahantu ijambo ry'Imana ryaturutse. Nyuma yo gushimira duhita dusaba bitewe n'uwo twashimiye. Nyuma yo gusaba duhita dukurikizaho igice cy'umubyeyi Bikira Mariya. Mu gice cy'umubyeyi Bikira Mariya niho tuvugirwamo isengesho rya Dawe mu ijuru, tukaba dusoje isengesho karisimatike. Yego, urakoze cyane kugenda usobanura neza ibice bigize iri sengesho. Uko ndyumvise ngewe rero ndimo ndumva nabirenze. Ni gute, kubera iki abakarisimatike bafatwa nk'abahanuzi kandi uko niko sosiyete ibivuga? Yego, murakoze cyane. Abenshi bafata abakarisimatike nk'abahanuzi, ariko impamvu nyamukuru twese turayumva, ni ijambo karisimu riboneka muri karisimatike. Karisimu nk'uko tubyumva ni impano, hakaba n'icyo twebwe twongeraho bita ingabire.
ibyo rero nk'uko tuba twarahawe ingabire zitandukanye n'impano zitandukanye, navuga ingabire yo gusabira abarwayi, ingabire y'ubuhanuzi, kuko ziba zihari kubera ko twemera yuko roho mutagatifu azigaba kandi abazifite bakazikoresha. Uko kuba rero tuzikoresha muri charismatique niko ababibonye bavuga bati abakarismatike bose ni abahanuzi, kubera ko babonye yuko nyine izo ngabire zakoreshejwe. Gusa mu by'ukuri abakarismatike bose si abahanuzi, kandi abakarismatike bose ntago berekwa, nta nubwo muri Kiliziya Gatolika tuvuga yuko harimo byinshi bitandukanye, cyangwa se hari abantu benshi bafite izo ngabire, usibye ko roho mutagatifu nyine aba yarazigabye. Abazikoresha rero n'ababa barazihawe, ntago ari abakarismatike bose bakoresha izo ngabire, cyangwa se ntago ari abakarismatike bose b'abahanuzi. Abantu bafite izo ngabire nibo bahanura bitewe n'ingabire zitandukanye bahawe. Si uguhanura gusa, hari no gusabira abarwayi, hari ingabire z'ubushishozi, z'igitinyiro cya Nyagasani. Izo zose rero ni ingabire zitandukanye duhabwa, zidashingiye ku guhanura gusa, ahubwo zishingiye ku ngabire zitandukanye za roho mutagatifu. Murakoze. Urakoze. Hari n'abari bazi ko guhanura harimo no kuzura umwuka, nabyo urakomeza ubivuga. Murakoze cyane. Guhanura no kuzura umwuka biratandukanye, cyangwa se ntabwo umuntu uhanura aba yuzuye umwuka. Ubundi umuntu uhanura aba avuga ibyo Nyagasani amucishijeho. Hari ingabire nyine roho mutagatifu atanga, ukabasha kugirana connection, ukabasha kugirana umuhuro n'Imana, hanyuma ikagucishaho ibyo ishaka kubwira imbaga yayo. Ntabwo bisaba kuzura umwuka, bisaba ko uyobowe na roho mutagatifu, ubundi muri iyo ngabire wahawe ukumva iby'Imana igucishaho, hanyuma ukabwira imbaga yayo, ukabwira umuryango wayo ukurikije nayo ibyo iri kukubwira. Ntabwo uvuga ibyawe, ahubwo uhanura iby'Imana ishaka yo kugeza ku mbaga. Murakoze. Yego, urakoze cyane. Iyo turi mu isengesho gusoma ijambo ry'Imana, tugahita twicara, ikibazo kimwe, kubera iki dushima Imana ku ijambo ryayo tukanayisaba twicaye? Mubyumve neza. Twagera ku gice cy'umubyeyi Bikira Mariya tugahaguruka, kubera iki Marie Fabrice? Murakoze cyane. Nahise wenda numva ikintu ushatse kuvuga. Ushatse kuvuga nyine ko iyo duhagurutse wenda tuba dushaka wenda nko guha icyubahiro wenda nk'igice tugezemo. Oya, iyo tumaze gusoma ijambo ry'Imana turicara, tuba tumaze kumva ijambo ry'Imana. Impamvu twicara ni ukugira ngo nyine tuzirikane ijambo ry'Imana neza, tubashe kuzirikana neza ko ijambo ry'Imana tumaze gusomerwa, tunashimira Imana neza dutuje, tunayisabe. Noneho iyo tugeze ku gice cy'umubyeyi Bikira Mariya, twese nyine turahaguruka. Nk'uko mubizi muri Kiliziya Gatolika, umubyeyi Bikira Mariya ni umubyeyi udasanzwe. Ni umubyeyi twese dufata nk'umubyeyi udasanzwe, kuko n'undi ntagasanzwe. Yatubyariye ijambo, n'ubuzima dufite navuga ko ari mbikesha, kuko iyo atemera inkuru nziza ntabwo tuba tukiriho, twese nyine ntabwo ubuzima dufite tuba tubufite. Rero impamvu duhita tuhaguruka ni ukugira nyine tumushimire, tunamusabe n'icyubahiro kimugomba. Yego, urakoze cyane. Murakomeza mugende munsobanura byimbitse mu rwego rwo guhakana ko dusenga Bikira Mariya. Iyo tugeze ku gice cy'umubyeyi mu isengesho turamushimira, tukanamwiyambaza. Imana yo cyangwa Yezu turasingiza, tukanasaba. Yego, ibi birumvikana. Kugira ngo urujijo ruveho, ugiye kudutandukanyiriza gusingiza no gushimira. Murakoze cyane. Ni amagambo abiri abenshi bakunda kwitiranya, by'umwihariko
ndatekereza ari ukubera gukena kw'ikinyarwanda ndetse n'abantu wenda twumva ibintu mu buryo butari bwo. Iyo bavuze gusingiza ubundi biba bifitanye isano cyane no gutaka. Utaka ikintu rero gitakira icyo kiri cyo. Iyo tusingiza Imana tuba tuyisingiriza nyine ikiri cyo. Mu gutaka rero mu gusingiza tuba dutaka, mu gushimira rero tugashimira umuntu ikintu se bitewe n'igikorwa cyacyo cyangwa se n'icyo cyakoze. Gusingiza rero no gushimira biratandukanye cyane. Ntabwo tujya tumusingiza ariko ibisingizo bya Bikira Mariya birahari. Ibi byo urabivugaho iki? Yego, murakoze cyane. Niyo twumva ibisingizo bya Bikira Mariya hari uko tubyumva ari ibimutaka mu by'ukuri. Mu kubivuga rero ntabwo tubivuga tumusenga, kuko mu by'ukuri Bikira Mariya ntabwo ari Imana, nta nubwo afite ububasha nk'ubw'Imana. Iyo tumusingiza rero tuba tumutaka, tuba tumuvuga nyine bitewe n'uko tumuzi, bitewe n'icyari cyo tumutaka nyine. Ni ukumusingiza mu by'ukuri. Urugero nk'iyo tuvuga ngo wowe usa nk'irembo ry'ijuru, wowe usa n'inyenyeri ryaka izuba rigiye kurasa, urumva tuba tumutaka nyine. Usa n'inzu yubakishije zahabu, ngira ngo urabyumva. Tuba tumutaka, ntabwo tuba tumusingiza nk'uwagize icyo akora, ahubwo muri kwa kumukunda, muri kwa kumva agaciro ke, muri kwa kumva uburemere bwe, turamutaka nyine tukamusingiza. Ariko ntabwo tumusingiza nk'uko dusingiza Imana. Mu gusingiza Imana tuyisingiza ko ariyo yakoze byinshi bitandukanye. Urugero kurema, ku Mana Data, gucungura ku Mana Mwana, ndetse no kutuyobora, kutuba hafi mu bikorwa byacu bya buri munsi, twereka icyiza n'ikibi, ariyo Imana Roho Mutagatifu. Biratandukanye cyane rero. Ndumva n'ayo magambo nakoresha mbisobanura. Murakoze. Mu nteruro ebyiri Marie Fabrice ashobora kugira icyongeraho: gusingiza no gushimira ku bitandukanye. Murakoze cyane. Gusingiza no gushimira ni amagambo abiri atandukanye. Nk'uko mubizi, dusingiza turi kuvuga umwimerere w'ikintu cyangwa ukuntu ikintu kimeze, ariko gushimira dushimira ibyagezweho, ibyakozwe nibyo dushimira. Ndimo ndibaza kubera iki kumusingiza bitemewe, tugenda tubihishahisha nyine. Nk'ubu nk'iyo aba mu yandi matorero cyangwa izindi organe batubajije ngo batubwiye ngo dusenga Bikira Mariya, turabihakana. Muri make uwo udasenga sinzi niba wanamusingiza. Kubera iki tutabikora kandi ari umwamikazi w'isi? Kandi birazwi ko no mu mateka ya kera ari abami, ari ab'u Rwanda bamwe bitwaga ba Nyagasani bagasingizwa, n'abakire bagiye babaho bagiye basingizwa, ukagenda ukanamwunamira muri rusange. Ibyo biri mu mateka yo gucungurwa kwa muntu. Ubundi umubyeyi Bikira Mariya ntabwo ari Imana mu by'ukuri, ntabwo tumusenga. Umubyeyi Bikira Mariya kandi ntabwo tumufata nk'ushobora kuba hari icyo yadukorera. Yego, ni muri urwo rwego rero ntabwo tumusenga, ntabwo tumusingiza, nta nubwo tumuha agaciro nk'ako duha Imana, nubwo nawe tumwubaha nk'uw'Imana yaciyeho kugira ngo ize kuri twebwe, ize kuducungura. Ntekereza iyo atanaba Bikira Mariya, nta wundi wari gusa nawe, nta wundi wari intungane nkawe, nta wundi Imana yashoboraga gucaho, kuko niwe wenyine wihariye wari ubayeho mu buryo budasanzwe mu gihe cye. Uko kuba rero ari udasanzwe, hari icyubahiro tumugomba, ariko tudashobora kumuringaniza n'Imana, kuko ntabwo ari Imana, ahubwo ni nyina w'Imana, n'uw'Imana yaciyeho kugira ngo ize ku bantu. Kuba yaramuciyeho nicyo tumwubahira, nicyo tumushimira, nicyo kandi
tumuhera icyubahiro cyose agomba, ariko ntabwo tumusenga cyangwa ngo tumusingize nk'Imana. Yego murakoze. Ndabizi abasore ntabwo bakunda kuririmba, ariko ndagira ngo mumfashe kuririmba ni korasi. Ndaza kubaza Minisita wa Mineva ikibazo kiyerekeyeho. Iragira iti ibyiringiro byanjye ni ku Mana, muraza gutera n'ibitero. Reka wenda Minisitiri wa Liturujia abidufashemo, ariko n'abandi turagenda tumufashe, ndabizi twese turayizi. Byiringiro byanjye ni ku Mana, byiringiro byanjye ni ku Mana, byiringiro byanjye ni ku Mana rero, byiringiro byanjye ni ku Mana, byiringiro byanjye ni amashuri, byiringiro byanjye si abantu, byiringiro byanjye ni ku Mana rero, byiringiro byanjye ni ku Mana, byiringiro byanjye ni ku Mana, byiringiro byanjye ni ku Mana, byiringiro byanjye ni ku Mana rero, byiringiro byanjye ni ku Mana. Yego murakoze. Ubundi iyo igitaramo kirimo kirabo, ikintu cya mbere cy'ingenzi twagombye kwitaho ni amagambo agiye agize indirimbo tugenda turirimba. Rimwe na rimwe tuba dusaba, ikindi dushimira cyangwa dusingiza, tunasabira abandi. Wenda iyo wumvise aya magambo yo muri iki gitero, ibyiringiro byanjye si amashuri, ibyiringiro byanjye si ababyeyi, hamwe n'ibindi, ubyumva ute? Urakoze cyane. Iyo bavuga ngo ibyiringiro byanjye ni ku Mana, cyangwa se ibyiringiro byanjye si amashuri cyangwa se si ababyeyi, ni uko ibyiringiro tuba tuvuga ni iby'uko ubuzima bwacu bw'ahazaza n'ahandi bushingiye ari ku Mana. Ibyo dufite byose cyangwa se ibyo dutunze byose nta wundi tubikesha, ni Imana. N'ayo mashuri rero tuba tuvuga, kuba tuyafite cyangwa se kuba hari n'abo babyeyi, ni Imana yabiduhaye, ariko ntitwagakwiye kubyiringira, kuko igihe kiragera ibyo tukabisiga, ababyeyi tukabasiga, amashuri tukayasiga, ariko hari ijuru tuba twizeye, cyangwa se hari ubuzima bundi, buzima busumbye ubu tuba turimo hano ku isi, tuzabamo hamwe n'Imana Data mu ijuru. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nanjye ndagira ngo ngire icyo nkivugaho. Ubundi hari ibintu byinshi bidufasha gukemura byinshi, ariko ntabwo gushobora byose. Hari abantu benshi, imiryango ikomeye, abakunzi bacu n'abandi batwereka yuko badufasha byinshi bitandukanye, ariko ntabwo bashobora gushobora byose. Niyo mpamvu rero Imana nk'ishobora byose niyo ibyiringiro byacu bikwiye kubaho, kandi nk'uko tubiririmba niyo ibyiringiro byacu byose biriho. Murakoze. Yego murakoze. Marie Fabrice, nawe ni kuri kubyumva? Ni ukuvuga ngo ibyiringiro byawe ntabwo ari amashuri. Kano kanya urimo uriga, bibaye ngombwa ko udakomeza, wakomeza gusenga, urakomeza udusobanurire. Murakoze cyane. Nk'uko iriya ndirimbo ivuga, ibyiringiro byanjye ni ku Mana. Yewe ndahamya nashidikanya ko aho ngeze ahangaha ari Imana igejeje ahangaha. Ni kenshi bajya basohora amanota y'ibyo twakoze nko mu gihembwe runaka, ugasanga nyine ukurikije ibyo wakoze atari ububasha bw'Imana, uwo nta kintu nyine uri kubona, nta kintu waba warigejejeho. Rero ni byinshi binyereka ko ibyiringiro byanjye ari ku Mana. Niyo mpamvu mu buzima bwanjye bwose ibyiringiro byanjye mbishyira ku Mana. Nanjye ng'ikindi nakongeraho ni uko burya ibyo tuvuga amashuri, ababyeyi, ni ubukungu tuba dufite hano ku isi, ariko ubukungu busumbye ubundi ni ubw'uko tuzagira ubugingo buhoraho, cyangwa se ubugingo bw'iteka tuzaronka mu ijuru.
ibi byose urabona ko hari ugira riteke zirenze zingahe, agakomeza akiga, agakomeza agasenga ntacike intege, kubera ko yizeye ko nubwo bimeze gutyo ibyo nibyo ku isi nyine ntibyamuca intege, cyane ko akenshi ari nubwo shitani usanga ari yabyivanzemo igira ngo irebe bimeze bite, ariko abakomeye ku ijambo ry'Imana, akomeye ku isezerano ry'Imana, agira ngo ejo hazaza ubugingo bwe buzarokorwe. Murakoze cyane. Reka twivugire ku munyigimbo. Ntabwo nshaka kubica ku ruhande ngo nuko turi inshuti, wenda ndavuga ibyo abandi basanzwe bavuga. Abatabizi bavuga ko iyo turimo tunyigimba ari kwiyambaza abakurambere. Muri make umunyigimba usobanuye iki, ubundi ni iki? Murakoze cyane. Nk'uko mwabyumvishe mu isengesho charismatique tugira igice cy'umunyigimbo, yaba ku butatu butagatifu no ku gice cyo gutabaza Roho Mutagatifu. Icy'umunyigimbo usobanuye rero, umunyigimbo iyo tugeze muri kiriya gice cy'umunyigimbo, mwabonye ko twese nyine duceceka, yaba bari gusingiza bya bisingizo byo kuvuga byatuye nyine bose baraceceka. Hariya icyo umunyigimbo usobanuye, aba ari wa mwanya wo gutekereza cyangwa wo gusingiriza ba bantu batabasha gusingiza. Aba bari mu ngeri nyinshi, hari abarwayi, abataramenya Imana, abatabasha gusingiza, mbese muri rusange kiriya gice niho tuba turi kubasingiriza cyangwa turimo no kubazirikana. Basoreje ku kintu cyiza cyane cyo kwifatanya n'abandi mu gusingiza Imana. Hari ibyiciro nyine bitandukanye, hari nk'abo bafite ubumuga ndetse n'abandi yavuze batagira n'umwanya wo gusingiza Imana. Ikindi ni uko mu gice cy'umunyigimbo ni umwanya mwiza wo gutega amatwi Imana. Tuba twavuze byinshi bitandukanye, tuba dukwiye no gufata umwanya tugatuza, tugaceceka, tugatega amatwi Imana. Mu gutega amatwi Imana rero ubundi twagacecetse, ariko bitewe n'uko guceceka cyangwa se gufunga amajwi yose hari uburyo bishobora kudeviya gukomeza kw'izindi gahunda. Tukifashisha rero gufunga ya majwi yari yatuye, tugakoresha umunyigimbo kugira ngo dutege amatwi Imana. Tuba tumeze nk'aho twebwe tutakiri kuvuga, tuba tumeze nk'aho nta yandi magambo tukiri kuvuga, ahubwo natwe duteze amatwi Imana mu mutimanama wacu, ndetse no mu ijwi ryayo ishobora kugira icyo yatubwira bitewe. Murakoze. Yego, urakoze. Ariko iyo turimo turanyigimba hari benshi wenda bamwe batagiye babisobanukiwe, bashobora kurangara rimwe na rimwe bakitekerereza ibindi cyangwa bagatwarwa n'ibindi. Aba bo urababwira iki? Murakoze cyane. Nyuma yo kumenya akamaro k'umunyigimbo, icyo nabwira ari abantu wenda tugira mu gice cy'umunyigimbo bakarangara, nababwira ko bajya bazirikana ibyo bari gukora. Twabisobanuye, igice cy'umunyigimbo ni ukwifatanya n'abandi nyine biba bitashobokeye kuba singiza, tukifatanya nabo nyine tukabereka Nyagasani. Rero nyine tujye tuzirikana ibyo turi gukora, bizadufasha. Yego, murakoze cyane. Ngira ngo nk'uko abivuze, iyo umaze kumva uburemere bw'ikintu gikorana ubushake kandi ukagikorana ubwenge. Nk'uko twamaze gusobanura mbere, impamvu yo munyigimbo hari uko kwifatanya n'abavandimwe mu byiciro bitandukanye, hari uko gutega amatwi Imana kugira ngo nayo igire icyo itubwira nk'uko twayibwiye natwe byinshi. Ku muntu rero wamaze kumva uburemere ndetse n'impamvu y'umunyigimbo, ntekereza iyo ubayemo neza umuryohera kandi ukagenda neza kurushaho. Ubwo rero tube maso, tujye tuba maso, ariko tunakore n'ibintu tubyumva tuzi n'impamvu yabyo. Murakoze. Yes, reka tugaruka ku gitaramo. Kubera iki indirimbo za Bikira Mariya ziba nkeya mu gitaramo?
ikibazo ni igihe, ni indirimbo nke cyangwa ni uko baba bananiwe? Murakoze cyane. Indirimbo za Bikira Mariya si uko ari nkeya cyangwa se zidahari zihagije, zirahari nyinshi cyane waririmba bukira bugacya bukongera bukira, gusa bitewe n'uko nyine aho tuba turi gukorera cyangwa se aho tuba turi igihe kitubana gike cyangwa se kikatubana gito bitewe na gahunda dufite, ariko si ikibazo cy'uko indirimbo za Bikira Mariya ari nkeya. Murakoze cyane. ngo Pentecost ishobora kwita abakarismatike aba ADPR, nibyo? ku batabizi barabyitiranya bakaba bashobora no kutwita aba ADPR, ariko biratandukanye cyane. Tubaye turi aba ADPR tuba dukorera muri ADPR, twebwe turi abakatolike. Ibyo dukora tubikora nk'abakatolike, tukabikora mu buryo bwa gikatolike. Impamvu harimo abashaka kubisanisha wenda na Pentecoste ko harimo roho mutagatifu, uwo bo bita mwuka wera, ugasanga dusa naho tubihuriyeho, ariko ibyo dukora ko dusenga, aho tuba, byose bishingiye kuri katolike n'amabwiriza tugenderaho, ndetse nuko tubaho gikatolike, ntabwo turi aba ADPR. Murakoze. Yego murakoze. Imigendekere myiza y'igitaramo iri mu nshingano ya Minerutruji, n'uburyo bwo kogeza inkuru nziza nabyo bikaba mu nshingano za Minevo. Ndimo ndibaza ngo nk'ubu umuntu aramutse ashaka kuyobora isengesho, birasaba iki? Umuntu ashatse kuyobora isengesho, nk'uko mubizi mu ikoraniro ryacu bajya bapanga abantu bazadufasha kuwa gatanu. Rero mu isengesho karismatike nta muntu uhejwe, abantu bose nyine, umuntu wese wo mu karismatike aba yemerewe gusenga. Rero ubyiyumvishijemo roho mutagatifu yaguhamagaye nyine ashaka kuyobora isengesho, ni kare rwose. Iyo groupe de vie yawe ariyo yapanzwe cyangwa minisiteri yawe ariyo yapanzwe, ushobora kuvuga ko ushaka kuyobora isengesho bakabiguha nta kibazo. Urakoze. Ndabona nubwo minisitiri wa ukwakira abashyitsi adahari, wa Minakeye adahari, ariko hari uburyo bajya bakoresha, ugasanga umuntu uri bwakira abashyitsi uwo munsi yaturutse muri iyo minisiteri. Ni ukuvuga ngo ni umwihariko nyine wa buri minisiteri. Minisita wa Minevo, namwe mufite umwihariko wanyu? Umwihariko ntubura burya rigaca n'umuco waho. Muri Minevo natwe tuba dufite umwihariko nk'ibisanzwe, kogeza ubutumwa ariko biciye mu buryo bwinshi butandukanye. Umwihariko wacu rero ni uko dushobora nko gufata ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza buturutse mu nkuru nziza ya Yezu Kristo, tukabucisha mu buryo bw'umukino cyangwa se mu buryo bw'ikinamico kugira ngo tubashe kubutambutsa, tugakora komedi, ibintu nk'ibyo nyine ni umwihariko wacu mbega muri make. Kandi n'umwihariko wacu turi abantu bakunze kugira morale cyane, icyo cyo tukizweho kabisa. Murakoze cyane. Yego urakoze. Hari ukuntu haba habaye isengesho rya Ruwanje, bikaba ngombwa ko ijambo ry'Imana ritaza gusobanurwa byimbitse. Sinzi niba hari icyo mwamuteganyiriza abantu baba bashaka gusobanukirwa bitabaye ngombwa ko bisobanurira nyuma, wumva byagenda bite? Wenda reka tubaze Berije. Yego murakoze cyane. Ibyo byo bibaho cyane kuko dufite n'ingabire zitandukanye, harimo abahawe nyine kumva ijambo ry'Imana bakanarisobanukirwa. Yego, usibye ko ijambo ry'Imana ryose risomwe ntago ushobora kuryumva ngo rigusiga uko waje, ntabwo bishoboka. Na Nyagasani iyo aritegura, iyo uteze amatwi neza ugira icyo ukuramo mu buryo bw'umwihariko, na cyane ko ugiye kubaza abantu batandukanye bose baje mu isengesho uti ese wowe
iri jambo ry'Imana wakuyemo iki? Buri muntu yakubwira igitandukanye n'icyundi. Nuko Roho Mutagatifu akora mu isengesho rya Ruwanje. Rero iyo basomye ijambo ry'Imana tuba twizeye yuko Roho Mutagatifu yamurikiye buri wese agasobanukirwa. Wowe nk'umuntu rero waje mu isengesho ntibigukundire ko usobanukirwa, ni wowe uba ufite task yo kwegera undi muntu wizeye kamubaza uti se ko basomye ijambo ry'Imana nkaba numva mu by'ukuri nsa naho ntahiyaho, kuko biba bishoboka cyane. Ese wamfasha uyu munsi ijambo ry'Imana waryumvisha ute? Twatahana iki mu by'ukuri? Ariko mu mwimerere w'isengesho Ruwanje ntago icyo gice cyo gusobanura ijambo ry'Imana kizamo. Murakoze. Reka twumve na minisitiri wa Mineva, numve niba hari umwihariko yaba ahishiye abo bantu, wenda hari nk'ukuntu ashobora kuba yarinyuza ku rubuga, sinzi n'ubundi buryo yagenda akoresha. Murakoze. Uburyo bw'ijambo ry'Imana ufite kubicisha ku rubuga kurya bamaze kurisoma, bamara kurisoma abataryumvishe, hari urugero dufashe nk'ivanjiri ya buri munsi, murabona ko haba hari ubusobanuro bwatanzwe kandi bwizewe bumurikiwe na Roho Mutagatifu. Akenshi rero mubona ko ku mbuga hari igihe bugenda bunyuraho, rero ufite gusoma ntusobanukirwa, ariko akenshi iyo ugarutse nanone ugasubiramo muri ya ncamake cyangwa se samari bakoze, ushobora kugira icyo wumva kandi kikagira icyo kigufasha. Murakoze cyane. Yego murakoze. Mu minsi yashize Berije twagiranye ikiganiro ku bijyanye n'icyanga cy'ubuzima. Sinzi niba wenda abenshi baragiye bacyumva bigatuma bashaka guhindura isi uburyohe. Muri aka kanya n'ijambo nabirenze rimaze guhindura isi uburyohe, kugeza ubwo icyaha kugeza uburyo benshi bagenda bavuga ngo nabirenze. Ni ukuri icyaha kiraryoshye, ariko kenshi benshi nubwo dushaka kwemera ko ari icyaha, bamwe turabikurizamo, turakiburizamo, abandi tukakirwanya, tukakitiranya n'ikosa. Ngaho Berije ongera utwibutse kugira ngo dutandukanyirize icyaha n'ikosa. Murakoze cyane. Ngira ngo twabivuzeho wenda mu kiganiro cyashize, ariko aka kanya reka tubivugeho kandi bisobanuke neza. Iyo bavuze icyaha tuhita twumva itegeko. Reka tubivuge tubisanishije n'ibice bibiri. Hari amategeko y'Imana ndetse n'amategeko ya leta. Ibyo byombi rero byose ni ibihana icyaha. Hari ngo amategeko mpanabyaha yashyiriweho u Rwanda, Arusha n'ahandi, yose ni amategeko ahana icyaha. Ni ukuvuga ngo icyaha ni ikintu icyo ari cyo cyose ukora kikaba gishobora guhanwa n'amategeko agihana. Naho ikosa rero iyo turivuze gihita tuza muri sosiyete, muri community, mu bantu nyine uko tubaho. Ikosa ni ikintu cyose ukora kikaba kibangamiye mugenzi wawe. Ni ikintu cyose ukora mugenzi wawe akumva yuko umubangamiye, cyangwa se ukoze ikintu kidahuje n'uko yifuzaga yuko wakabaye kuba ugikoze. Aho ngaho uba ukoze ikosa, utirengagije yuko hari igihe umuntu abona ikosa ariko ritari ikosa. Gusa ibyo ngibyo by'ikosa nyine byose tubizana muri community, muri society, mu mibereho y'abantu cyangwa se mu mibanire y'abantu bitandukanye na cya cyaha nyine twabonye yuko icyaha cyose kiba kiri paired n'igihano gishobora kugihana igihe hari umuntu ukoze icyo kintu twakita icyaha. Hanyuma rero amakosa yose ntabwo ari icyaha, ariko icyaha cyose ni ikosa. Njye niko ndumva bimeze, kuko ibyaha byose byafatwa nk'amakosa, ariko amakosa yose ntabwo yafatwa nk'ibyaha, kuko amakosa yose ntabwo ahanwa n'amategeko agiye atandukanye. Murakoze.
mu byanditswe bitagatifu batubwira ko ibyaha byose bingana. Nawe niko byumva wowe? Murakoze, njyewe numva bitagakwiye kuba bingana. Wenda reka Berger atubwire impamvu, sinzi nawe niba ariko abyumva ubwo aragerageza kubitubwira, ariko atari nako abyumva ashobora kutubwira impamvu. murakoze cyane. Iyo wumva uburyo nk'abantu nyine twinterpreting icyaha, twumva yuko ibyaha byakabaye kuba bitandukanye mu by'ukuri, bitewe n'uko hari ibyaha bifite uburemere. Nawe igihe cyose ucyumvishe wumva umuntu wagikoze yakoze ikintu gikabije, twavuga nko kwica, twavuga abarozi. Muri iyi minsi twumvishe umuntu witwa Kazungu, ibyo yakoze mwarabyumvise. Ibyaha nyine bitandukanye biremereye mu by'ukuri. Hakaba noneho n'ibyaha tuvuga ko byoroheje, abantu bahira ngo kwiba ubwatsi, abantu usanga wenda bagira blague bagatukana n'ibindi bitandukanye, twumva yuko ari ibyaha byoroheje. Kenshi rero iyo uganiriye na benshi wumva bakubwira yuko ibyo byaha byakabaye kuba bidafite uburemere bungana, ariko mu by'ukuri ibyaha byose bifite uburemere bungana. Icyaha ni icyaha, nta cyaha nta n'akaha, ibyaha byose ni ibyaha imbere y'Imana. Usibye icyaha kimwe tuvuga yuko gikomeye kurusha ibindi kurushaho, icyaha cyo gutuka Imana, icyaha cyo gutuka Roho Mutagatifu, aricyo cyaha muri Kiliziya twita sakirirego. Ibindi byaha rero byose ni ibyaha birangana kandi byose bihanwa kimwe. Murakoze. Yego, urakoze cyane. Umaze kutubwira ko ibyaha byose bingana, noneho reka tukubaze ikibazo kimwe. Turabizi neza ko amakosa, ubundi ikosa rirakosorwa, icyaha cyo bigenda bite? Murakoze cyane. Ikosa ryose rirakosorwa, nk'uko tubizi nyine ni ikosa bijyana no gukosorwa. Icyaha rero nacyo igihe cyose wagikoze habamo ikintu bita guhanwa, ariko nk'uko nabivuze ibyaha biri ibyiciro bibiri. Hari icyaha muri leta nk'uko gihanwa n'amategeko ya leta, hakaba noneho n'icyaha muri Kiliziya Gatolika. Reka mvuge gatoya ku cyaha muri leta. Nk'uko mubizi, iyo uhamijwe icyaha haba hari ibihano runaka byashyizweho ko ibyo bihano bizahita biba applied, bizaguhanishwa nyine. Niba ari igifungo ugafungwa, niba ari hazabu uzatanga ukaritanga, in that way. Nibyo ngibyo muri Kiliziya Gatolika. Rero naho iyo wakoze icyaha urahanwa, uba ugomba guhanwa. Usibye ko hari second chance ni uko Imana ari inyampuhwe. Gukora icyaha ntabwo ihita ihaniraho, nta nubwo ihana uko wakoze icyaha, ahubwo irabanza ikagutegereza ukumva uburemere bw'icyaha wakoze, ukanamenya yuko wakoze icyaha, hanyuma ukajya kwicuza. Igihe cyose ugiye muri penitensiya, igihe cyose ugiye kwicuza, Imana irakubabarira kandi icyaha cyawe kikababarirwa. Muri Kiliziya rero ibyaha byose ibyaha byose icyo ari cyo cyose cyitwa icyaha, usibye cya kindi sakirirego twavuze, uragenda nyine ukagisabira penitensiya ukaba wababarirwa. Ariko muri leta ubabarirwa iyo habayeho special events cyangwa se special thing. Twavuga ngo nk'imbabazi za perezida tujya twumva ngo zabayeho, ariko biba gakeya. Yego, ndumva n'icyo ngicyo nabivugaho. Murakoze. Yego, muri make ikosa rirakosorwa n'icyaha kikicuzwa kugira ngo kibe cyavaho. Okay, iyo turimo dutegura ijambo ry'Imana, kubera iki twibanda ku isezerano rishya? Minisita wa Meneva, iyo turimo dutegura ijambo ry'Imana, kubera iki muri iyi minsi turimo twibanda ku isezerano rishya gusa? Wenda
niyo tugiye mu rya kera tukirebera mu gitabo cy'imigani, ubuhanga, mwene Siraki na Zaburi gusa. Nuko ibindi tutabisobanukiwe se. Urakoze cyane. N'ibindi turabisobanukiwe, ariko hari icyo dukwiye kumenya, nuko isezerano rishya nyine ryaje rije gukuraho irya kera. Akenshi mu isezerano rishya dusangamo amagambo asobanutse, afite ubusobanuro busobanutse ku buryo tubasha kubyumva, cyane ko usanga hari byinshi bigiye bifitanye isano no mu isezerano rya kera. Bityo rero iyo dusomye mu isezerano rishya, hari inkuru nziza za Yezu Kristo, cyane ko ari we watuzaniye umukiro, tubasha kumva ndetse tukanasobanukirwa kuruta ibyo mu isezerano rya kera. Nubwo naryo tugerageza nyine kujyamo, ariko ntitwibandayo cyane, twibanda ku isezerano rishya kubera ko ryaje nyuma y'uko Yezu Kristo aje kuducungura cyangwa se avutse, atuzaniye umukiro hano ku isi. Murakoze cyane. Nuko mbyumva. Yego, kugira ngo wenda ibi bigende bigabanyuka, ni ubuhe buryo bwiza bwo gutegura ijambo ry'Imana mu gihe nta nsanganyamatsiko yatanzwe? Urakoze cyane. Hari uburyo katolike dukoresha twita ubuhanuzi cyangwa se uburyo bwo gufomboza, aho ushobora gufata Bibiliya ukayifunga, noneho ukaba nta murongo n'umwe wexpecta kuba wabona, cyangwa se aho wowe wateganyije kuba wafomboza, ugahumbya amaso kuko byakundiye ugafomboza, noneho umurongo wahisemo gusoma wenda ukavuga ati ndahera ku murongo wa 5 kugera ku wa 10, then aho ufomboye uwo murongo uri ugasoma, kandi ukirinda kubikora kenshi uhatiriza, aho ubonye ugasoma ibyo, kandi ibyo wumvishe ukagerageza kubisanisha n'ubuzima bwawe, nta kindi uhinduyeho, nyine ukumva ko ariyo mano yawe wari uteganyijwe uwo munsi. Murakoze. Ubwo abakoresha telefone wabagiriye inama? Abo gukoresha telefone buriya nubwo akenshi nyine ari akantu twifashisha nka accessoire, ariko ntago ari byiza cyane, kuko usanga muri telefone haba harimo amakosa. Hari ubwo usanga ibiri muri Bibiliya iri hadi bidahuye n'ibiri muri Bibiliya iri muri telefone, bityo ugasanga ni urujijo, ugasanga ibyo wasomye muri Bible najya guhuza n'ibyo nasomye muri telefone ngasanga bidahuye. Inama nabagira rero, nibagure Bibiliya, buri wese atunge Bibiliya. Umukristo mwiza akwiye gutunga Bibiliya, agashira cyangwa se agakuraho urwo rujijo tugenda duhura narwo nyine rw'ikoranabuhanga, cyane ko ushobora no kuba uri gusoma ijambo ry'Imana ukabona message, zikabona n'ibindi bigukura umutima, nyine ukaba wata control. Murakoze. Yego, mu mateka y'ikoraniro abungeri, muri bamwe minisiteri yanyu iri muri mwe zashinzwe mbere. Kuba muri minisiteri y'abanyamujyi byo urabibyumva ute, urabivugaho iki? Murakoze cyane. Kuba turi minisiteri cyangwa se ifite uburambe cyangwa se ifite ubukombe cyane, minisiteri y'insirimu, nuko nkuko ubivuze ni minisiteri yatangiranye n'ikoraniro ryacu abungeri, ryatangiriye muri Kiyi rikaza rikagera n'ahangaha Rukara, na n'ubu rikaba rigikomeye, ndetse na minisiteri yacu Mineva ikaba igikora. Bidutera kuraje rero, tugashimira n'abakuru bacu bayishinze, tukumva ko tudakwiye gutatira icyo gihango cyangwa se ngo dutakaze umwimerere badushingiye cyangwa se badushyiriyeho. Dukwiye kogeza ivanjiri ndetse no kwamamaza Yezu Kristo, n'abatamuzi bakamumenya, niyo ntego dukomeyeho. Murakoze. Yego, numvishe kandi ko minisiteri ya liturujia ishinzwe vuba, banza niba nibuka neza ni muri 2022. Muri make muri Fabrice nawe wayishinze, icyo gitekerezo cyaje gite? Murakoze cyane. Wenda nagukosora gato, minisiteri yacu ya liturujia yashinzwe 2021, ubwo nibwo tukigera aha ngaha mu wa mbere. Impamvu bashinze ni uko babonye ari ngombwa mu ikoraniro, bayikoresheje cyangwa bayishinze nyine byagirira akamaro ikoraniro. Minisiteri ya liturujia twatangiye turi abantu bakeya, hari ku ngoma ya Jean Baptiste Kayiranga, niyo nyine
wagerageje kuyizana icyo gitekerezo cyo gushinga minisiteri nshya. Twatangiye turi abantu bakeya, ubwitabire uko butameze neza, ariko ubu ngubu ndashima amakomite yose yagiye ayobora nyine bashyizemo imbaraga kugira ngo iyi minisiteri yacu igere ahangaha igeze, ndetse n'abantu bose nyine n'abanyamuryango bose nyine bagize uruhare kugira ngo iyi minisiteri yacu ikomere. Mbese by'umwihariko mwese ndabashimiye. Icyo nababwira ni ugukomereza ahangaha, dukomeza ubutumwa muri minisiteri yacu, iyi minisiteri yacu igakomeza gutera imbere. Murakoze. Yego, urakoze nawe. Noneho ugiye kutubwira kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu, turimo tugenda tugana no kumusoza. Kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu urabona ari he imaze kugera, by'umwihariko ugendeye aho wifuzaga kigera? Murakoze. Kuva 2021 kugeza ubu ngubu muri uyu mwaka 2023, birumvikana minisiteri yacu ahantu yavuye hari n'ahantu yageze. Nk'uko natangiye mbikubwira, twatangiye turi abanyamuryango bakeya nabo batitabira neza. Iyo wenda ikintu wenda cyatumaga wenda batitabira neza, wasanga wenda batazi iby'iyi minisiteri, batazi ubutumwa bw'iyi minisiteri. Ariko ubu ngubu abantu benshi bamaze gusobanukirwa ubutumwa bw'iyi minisiteri, mpamvu nyine tugiye dufite n'abanyamuryango benshi. Minisiteri yacu aho igeze ahangaha navuga ko iri ku rwego rushimishije, nubwo atari 100%, ariko bizagenda biza buhoro buhoro. Yego, mu gusoza Berije, uragira icyo utangariza ikoraniro, by'umwihariko nk'umuntu uri hafi gusoza ubutumwa bwawe muri kaminuza? Murakoze cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane, ariko kandi kinoroshye ku rundi ruhande. Mbere na mbere ndashimira Imana ku buryo bw'umwihariko kuko ikomeje kubana natwe muri uyu mwaka w'ubutumwa. Ni umwaka utari woroshye, ndetse kandi ubutumwa igihe cyose usanga bitoroshye, ariko turashimira Imana ko ikomeje kuturinda kandi ikatuba hafi muri byinshi bitandukanye twateguye. Uyu munsi tugeze ku rwego rwiza rwa action plan, cyangwa se umuteguro w'ibikorwa twari twateguye tuzakora. Ndashimira kandi abongeri bose muri rusange twafatanyije, dukomeje kandi gufatanya. Imana iradushoboza, ariko kandi ikadushoboza tuyishobokeye. Mu gufatanya kwacu rero ikoraniro rirakomeye, rimeze neza cyane. Ndashimira Imana kandi nshimira n'abavandimwe dukomeje gufatanya twese muri rusange. Yego, hanyuma turi mu mpera nyine y'ubutumwa bwacu nka komite, by'umwihariko tugiye gusoza. Tugerageze dukoresha imbaraga zacu zose muri izi mpera, turebe ibitari byajya ku murongo, ibyo tutari twasoza tubisoze. Hanyuma nkomeza no kwibutsa abavandimwe batabashije kuba wenda badufasha muri uyu mwaka w'ubutumwa nk'abayobozi, ndetse n'abandi nabo baje muri uyu mwaka mu wa mbere. Ndababwira yuko rwose ubutumwa buba buryoshye cyane, kandi n'Imana yaguhaye ubutumwa iguha n'imbaraga zo kubukora. Bigenda neza cyane, kandi hari ijambo dukunda gukoresha ko ntawakoreye Imana uzikorera amaboko. Murakoze. Reka dusoze, ariko hari ikibazo nagombye kubaza Minisitiri wa Mirakeye, none ntabwo yaje. Gusa ku bw'amahirwe nawe mbona ibintu ubirimo. Hari abantu aza bwa mbere akicara ahantu runaka mu ikoraniro, noneho yazagaruka n'ubundi akaba ariho yicara, yazagaruka n'ubundi akaba ariho yicara. Munze kubona mubareberera. Mu gusoza, gira ikibabwira. Urakoze cyane. Nyine mu buzima bwa muntu habaho ikintu twita habituation, cyangwa se akamenyero. Iyo umuntu amenyereye cyangwa se akunda kwicara ahantu nk'aho ngaho, aba yumva ko nyine ari wo mwanya, cyane ko burya
no mu ishuri hari aho usanga umuntu akunda kwicara mu gihande runaka, akunda kwicara imbere, ugasanga nyine nicyo kintu kimurimo. Ariko nguku tuba dusengaho ntabwo byagakwiye, kubera ko tuba dukwiye kwicara impande zose, nyine umwanya ushyitse ukabona ari uhari, cyane ko umwanya wakicaramo uwo ari wo wose ijambo ry'Imana ryakugeraho cyangwa se ijwi ry'Imana ryakugeraho. Numva nyine kugira akamenyero ahantu runaka ko ariho ukwiye kwicara bitagakwiye kuba impamvu yatuma rimwe na rimwe usanga wa mwanya bawicayemo wenda bikakubera impamvu yo kumva ko isengesho ryawe rigiye kugenda nabi. Murakoze cyane. Yego urakoze. Obedi Nirere wakoze kuza mu kiganiro. Ndagushimiye cyane, murakoze. Iryo zina ni ry'abagore, uratubwira neza inkomoko. Okay, nyine inkomoko yaryo ukuntu umubyeyi abyara umwana nyine bitewe na situation arimo, murabizi amazina ya kera ubwo niko twavuga, so akabitura Imana nyine akavuga ati ndiko akanda k'Imana, Imana ikirerere. Murakoze. Yego, Marie Fabrice Minister wa liturujia nawe wakoze kuza. nawe mwakoze cyane kutwakira. Bashobora kumva Marie Fabrice akagira ngo ni umusore, tubwire. Murakoze cyane. Akenshi izina iyo ndivuze abantu benshi baratungurwa kuba se Fabrice umukobwa baho. Nagira nyine mubwire ko Fabrice umukobwa baho, turi na benshi bitwa aya mazina. Mbere numvaga ari ngiye bitwa rimwe zina gusa, ariko nyine naje gusanga hari n'abandi. Gusa nyine nk'uko tubizi batwita amazina wenda mu muryango bitewe n'uburyo nyine n'uburyo babayeho, cyangwa hari ikindi kintu nyine bafite mu muryango. We nyine iri zina banyise mu rugo, nabashiye kubaza inkomoko nyine y'iri zina. Papa yaje kumbwira ko hari umushuti we witwaga Fabrice kera, nyine bihera ko nyine ari inyita kugira ngo atazamwibagirwa. Yego, byumva neza ko nta kitagira inkomoko. Turagushimiye. Nawe Berige wakoze kuza. Murakoze, ntako bisa kuba ndi kumwe namwe mwakoze kutwakira muri studio. Nzi neza yuko si ubwa mbere kandi si n'ubwa nyuma. Murakoze cyane. Yego, murakoze mwese. Iyi ni Reni Today, ikiganiro n'ubuzima n'imibereho. Twaganiraga kuri byinshi. Ibihe byiza. Like it was back in the style.